tugiye gusoma nawe Natanga itangazo cyane byo shaka uzanye umunwa uzanye umunwa no ashyira somano kwitama ngunda bihindura uzanye umunwa arawanga uzanye umunwa ngo Yesu Kristo sawa kwitama nzanya nkubita umutwe hari ikibazo se izo kera ngo zibaho dia rero wende buri muntu na tekinike ye binari nese kupfuka wati tukirebe isoni se niba hari n'undi muntu benshi ubwo hari undi muntu nabibona ko dusomana uzagera umwibohore ukundi kose uzavuga uti sinzongera gusomana uzagenda mbwira abantu ati yewe kuri ako hari gutwika kandi abakobwa bakunda gutendeka hari igihe umukobwa urazagenda abwira umusore ati kari agatwiko kariya ntabwo ngera turebe sikubikora urakaye bikoze nseka nakuruma basi ngo uburenganzira uzavuye ko ari agatwiko oya okay nari ndabikoze seka yakuruma sham basi ni mwongere muri kubabaza basi so mane tubabarire byakanase turabana none twaburiye yezu simwazanye bivuge dusigaje kubishyira ku mugaragaro abantu bose babibona ariko umugore wanjye none se akadigi nikagera hariya ntuzaza kwitangaza amakuru wikiga humura dore ni munda zero humura nta kintu cyawe byimbisha yezu Kristo nukuri nyine ndatwita inda y'amezi 3 ariko ntago ari ngombwa gukora ikubizana hano ndi buryo uteshagujwe mbyibajijeho nakubeshya nuse ko wari wikanze nese shiri kubera ese Alexander aratwite ibyo ntago twaje uyu munsi ibyo tuzabikora tuzabigirira tuzabishakira undi mwanya mana we shamune y'amatsiko ukore kunda bakunzi ba Kigali 250 mbaye ikaze nduhaye ikaze bantu aho muherereye waretse ngabanza ngavuga ko gusa kuri gutuma rero ngiri kuvuga mbyibagirwa bakunzi ba Kigali 250 mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nta nubwo njya gusuhuza mbasuhuza buri munsi tugiye gute gutangira iki nahandi uri kuvuga ibiki n'utugambo ntacyo dia tuguhaye ikaze rero none bantu bakuru iyo ni yawe ndamuhereza nta kibazo yemwe murakoze koko murakoze we kuri guseka cyane ararize oya turi mu kiganiro ndiya wabimenye sindabyumva ikiza cyane na makeup ni mesute kumpunda sia ibintu byahinduye isura abaye iki kundi gusekeranya ibintu ntazi yezu abaye iki Alexander tugure icyo seka mwana wako guseka wembarira nagirago honese ngo turi mu icyo nseka ninjye ukizi none se dia umeze ute ubwo reka mbe nkuretse banduseke Alexander wari umeze ute wari umeze neza meze neza gusa nyine gutyo tumeze guseka nta kibazo mfite niba utagifite hari umuntu ugifite rero njyewe Diana shaka tugane se turaganira gute uri guseka shaka kundeba nabi ese uri tubwire basi natwe duseka ntabwo ikintu kibasetsa aricyo kinsetsa njye mafite ikintu cy'umwihariko mani kiri special wakanyu banduseke turetse banduseke cyangwa wasoje nasoje amasaje mamarira urimo uraseka ikimenye ndayahanagura ikiza cyane ntabwo mba nisize makeup ngo birapfa we wagira utugwayi gutya tutambika none twashwa amaraye kubera ukuntu uri sheri kandi wahoze ubimbwira ariko ntari yaze kubwira ngo tugorore ariko ukundi ibyo binyuze nyine kumva umeze ute se ubwo nkubwire ngo iki mbameze neza sha none se yakuse neza my god ukuntu use neza wambaye agakanzu keza uduherena agashanete twara turasa neza tukweto
byose se hari ukuntu bimeze muri iyi minsi guca amarenga asuka n'umuziki sheri wamfashije nawe bari kuza agufasha iki wansubije kandi gikubeshije sheri wamfashe mu isi ko mwijuru nzirwariza Nenda gufasha ibibazo byawe bari kukubaza kugira ngo urasa neza ya murakoze cyane ya iyo wishimye uba ugomba no gusa neza biragendana iyo utishimye uba usa nabi cyane pe cyane we ariko uyu munsi wishimye kurushaho none yego ufite umugore mwiza uravuga ngo umugore mwiza nyine ngagaragazwa no n'inseko nziza cyangwa inseko ye ngo ndashwenyutse we shiravuze ngo nifuje kugira ngo muganire namwe nyine ntabwo twari duherukanye twaherukanaga iminsi ishize turi kuganira abantu bari babakumbuye kubabona abantu bavuga ko muri couple nziza ishimisha abantu kandi ishimishije kandi ijyanye ishekeje uri shariro baby uri shariro ishimishije shariro inasekeje ntago mbizi ibyo ariko abantu barabakunda nyine bavuga ati la couple ni nziza dutegereje nyine ikizavamo kindi ku rundi ruhande nyine ikizava muri couple nziza kwisura akarasi oya ariko Diana ahora aseka Alexander hari umunsi uri kumwe na Diana adaseka nyine utishimye ajya arakara kereka niba arakara tutari kumwe arasetse noneho ntari bumumbe umunwa oya no usikiye umuntu ari guseka reka duseke gusa ubundi sibyo umwuka nuhera kuganira tugiye kuvuga turetse tumaze duseka usiko Diana yatugize ibigori iyo umuntu aseka utazi icyo aseka nawe ushiduka waseka ukabona nshekeje oya Sandrine sheri nyine hari igihe mba numva nshaka kwishima no guseka subize numbwire ko igihe cyose baby numbwire ko igihe tumaranye cyose uri museke mubwiye ko uri bwibuseke umunsi wose ngiye naguteguza se kugira ngo mbwire ngo ndi buseke wapi ugahunda surprise this is surprise ubu uramena guseka sangahe okay nikarumye we cyane turangiza ikiganiro ntarongera guseka ibigerageze turebe Diana bigerageze ntago wongera guseka ariko ntunarakare hari ukuntu udaseka ariko ntunarakare wirakare ariko ntago ndi bwongere Diana shaka kugira ikintu uvuga semvuga iki utamubajije se avuga iki kandi avuze nese urumva atavuze sheri subwo kubera iki uri kuvuga ibyo oya nyine nose yagira avuga ikintu utamubajije ariko yavuze iyo ubwiye umuntu ngo aragira ngo ugire ikintu uvuga niyo wavuga ati mvuga iki kandi ubuvuzi biba bihagije ndagukunda Alexander ndagukunda sheri nawe wize ibyongereza ibifaransa byinshi urakabya ndagukunda jya ubivuga mu cyongereza basi cyo ndacyumva we ibintu byo kwifitishwa ngo jotemusi usibiki asigaye wihangana byibura wikiriza n'ibyo utumvise ariko yewe tuvuga ngo yes kwereka abantu ko yes yes vuga oui jotemusi oui mon bébé oui mon amour oui mon cœur oui mon cœur mon père neza wigusa wavuze na nose basi oui 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 se navuga nurakoze ambwiye ngo ngomeze mvuga ngo oui Dia sha nishimiye nyine kuganira nawe hari ukuntu tuganira rero nkumva biranshimishije nanjye abantu babiri bagusuhura oya mu bikizo ibyo ninjye nabye ariko gukuramo inkweto se oya akaruna yebaga komeza ukareba ako kantu oui ya nyine urasa neza nyine nabikubwiye mbere ariko sinzi wambaye nk'umukobwa w'inkumi sha uyu munsi uryoheye ifoto oui okay thank you turavuga oui gusa we
ese ko aricyo mwanoje muri kubwira ngo muze mvuga ngo kubwira nyine uwo muntu ukwicaye inuze akwicisha twavuze nituvuga uri mutungo n'ikinyarwanda ntabwo buryo okay akuransuza ugashari ntabwo siko nize koko buriya we ariko nababyivugiye nakubwiye igifaransa ngo ndikubwira igifaransa okay njye nize mu cyongereza nicyo kibazo ngira mu Rwanda ntabwo twiga mu rurimi wize oya murekeraho mutaza kumbihiriza inkuru mutaza yana yimereye neza ari mu twivugiye ikinyarwanda turi mu Rwanda turi abanyarwanda sibyo okay tuvuge urunyarwanda ya oui iyo uri kumwe na Alexander narebe hano nyine ndewe uko mba meze ndahita nibonamo mvuga mu izina kuko turi kumwe na Sheri komera Alexander kabi wana kazi ariko narebe utakomera ndakomewe nose warebye hano we ko narebe isi kundi kubona nazimukonje bigenze biti habaye iki muri aka kanya ndakariye sinzi ikibazo dufitanye iyo ndebe wapi nuko ndisereye gusa pe nese uri kubasiriye hano uri kubana sinde seriye hano Yesu Kristo hano turi mu rugamba kuba uri kutubana seriye hano iyoroshye ndabaye inkuru se mwamfasha wenda muri makeya nkaba naho umukunzi wanjye nk'akantu k'agasomyo nta kibazo ntabwo ari gusoma nye imvuza agasomyo ugiye kunsomya ku kidi nk'umunwa wanjye wowe ndasoma se zana hano umunwa oya manura intoki tugiye gusomana we none se uratanga itangazo cyane byo ushaka nzanye umunwa uzana umunwa no ashyira soma hano ku itama ubundi abihindura uzanye umunwa arawanga uzanye umunwa ngo Yesu Kristo sawa ku itama nzajya nkubitaho umutwe hari ikibazo se izo kera ntabwo zibaho diya rero wenda buri muntu na tekinike ye nari nese kupfuka wacu tukirebe ufite isoni se ya niba hari n'undi muntu benshi ubwo hari undi muntu nabibona ko dusomana uzagera umwibohore ukundi kuntu uzavuga uti sinzongera gusomana uzagenda ubwira abantu ati yewe kuri ako hari ugutwika kandi abakobwa bakunda gutendeka hari igihe umukobwa urazagenda abwira umusore ati kari agatwiko kariya ntabwo ongera turebe si kubikora urakaza bikoze nseka nakuruma basi ngo uburenganzira uzavuye ko ari agatwiko sibyo oya okay nari ndabikoze seka yakuruma basi nimwongere muri kubabaza basi so Imana itubabarire Imana ibabarire kuba ibi bintu mukoze imbere y'abantu y'abakozi b'Imana Mana ese ubaye iki bisiramukoze rero ayijyanye ubusambo akira basi sorry akira ni mushyiraho umuti abana iyo bakoroye cyangwa bakarwaye sifu bashyira uyu ni umwana ze ngo abana iyo bakoroye umwana basi sorry ra akorora karira hanagura amarira ku jisho uzi ko ugiye kumera utwanwa we yego ku munwa oya abaye umugabo oya no kugishire wazabugumanye niho aba warabindogesheje basi sorry bafana banjye ingo ba Kristo bavandi tubabarire ibintu mukora imbere ya kamera ariko biremewe ariko gusomana no mu uko abantu barasoma Alexander nawe wambaye neza sha rero Diane turi kuganira tuvuga ibintu byinshi anesha umutwe mpaka n'ibyo nabwa bishaka kugabikanga washyizeho metero we igo ameze cyangwa arigunze wagira ngo yicaye wenyine iyo umuntu afashe ku rutugu nibwo mba numva nyine ari sawa none iyo atagufasha ku rutugu uramuhunga none se wowe nta kaboko ufite iki gihe iyo mufashe ku rutugu ngiye waba ahita abona ko ndi kumwishinzaho we bafata mu kaboko we dore porte bebe porte bebe nawe natamfata nanjye ntabwo mumufata ariko se uri kugaragaza ku abantu ko turi gushwana urahazi basi sorry uri kubwira bafana isi yose ngo ndabyanze ngo sinshaka kumufata ndashaka kumufata ibintu byose uri kubikora muri mekanike ku mugaragaro abantu bose babireba bavuga ati shira wanjye ndamutanze umushaka mwijyanye basi sorry bafana bacu sorry ikizi uramutanze nguki
bazajya bajya ahantu bajya baca mu muhanda bambaye kasike. Alexander, ubushize tuganira mwatubwiye yuko hari gahunda hagati yanyu ndetse abantu bakunda couple yanyu cyane ariko kuko muri couple itakunda ibintu byo gucana inyuma ngo kana mufashe ngo nci inyuma, ntago mukunda ibintu nyine muba muri couple ishyira hamwe mukaganirira hamwe. Abantu benshi barabakunze uburyo nyine muganira n'uburyo mukundana na couple yanyu barayikunda cyane, bari bakumbuye kugira ngo babone nyine babaganirize bamenye amakuru yanyu aho urukundo rwanyu rugeze kuri uyu munsi. Urukundo rugeze kangahe kwijana nyine? Twahirukanaga igihe muri kuvuga ibikira, igihe muri kuvuga ibintu ngo bya no twahirukaniraga kandi hashize iminsi. Urumva bari babakumbuye kubabona, ariko iyo story yawe ntago ishaje. tuba turi mu kazi kenshi, abahuze sha pfa kuboneka ntago yabyoroshye. nanjye nyine nanjye ubuhuze cyane mva muze ahandi munyamakuru niyo yaba adahuze ahandi mva no mu kazi saa yine z'amanywa we niyo yaba adahuze yaza wenyine. Hari akantu rero nibutse Alexander yatubwiye uriya munsi Dia, ni ukukabaza gusa numve ko kakemutse ko nene ntago twagakunze twese. Yawe iruhuka baza karakemutse. Uzi ngiye kuvuga kare cyo wariye twirukase. Oya reka nkavuge, mwakavugiye imbere yacu, reka nkabaze niba karakemutse ni byiza. Ya bakureze akantu ko gutaha nijoro kandi utagiye mu kazi. Oya shamani ako kantu karakemutse. Oya mani Mana cyagiye yarimo kwandika igitabo cyo guhimba imivugo n'ibintu by'ibinyoma. Imivugo wakwemeye cyaho kakemutse cyakataje shiri karakemutse ariko karakemutse Dia. Yego bivuze ko kabaye cyane mubaze nawe aho baze mba karakemutse kuri niba utakibikora ariko ubwo karakemutse. ako nabaga ndi mu kazi ariko we nago yabyumvaga ngaho hari akazi. imvura iratunyagiye. Imvura si biki banze uvuga ibyo ngibyo kazajya neza abantu bo muri kino gihugu. Ubwo yaguteza abahanzi Abanyamerika bari guteza abahanzi. shiri mubwire Sandrine Disa akeneye kumenya ibintu. Tumenye niba utagitaha amajoro niba ari akazi. Ose mbana nawe kugira ngo ababwire ngo najo cyangwa mu baraguhamagara. Tutabana uri umugore wanjye ntago nese urashaka kubyakana se. So turabana. None twahuriye hano. Yezu. Simwazanye. Bivuge dusigaje kubishyira ku mugaragaro abantu bose babibona ariko uri umugore wanjye. Turabana. Ugiye guhakana kutwite. Tudatwite. Niba hari umuntu wumvise kanje aza kugira kinabivugaho. Kubera ijambo muvuze ryo. Nta biro mfite umuyaga uranjyana. Kubera ibintu uvuze. Robin shyiraho ukuguru kugira ngo umuyaga utanwa. Oya uvuze ngo iki? Alexander uvuze ngo iki? Oya nta kintu mvuze. Nga arahakana kadatwite. Oya kusi umuntu ateshagujwe. Ntabwo umuntu ajya ashwanyaguzwa nawe. Yesuwe. Ntago amakuru numvishe sinzi niba rero cyangwa atari yo. Dia. Ntabwo kubimenya si ikibazo n'ubutwite. Yari ngombwa ko abizana kwitangaza amakuru. Se hari ikibazo. None se akadigi nikagera hariya ntuzaza kwitangaza amakuru. Wikiga. Humura dore ni munda zero humura nta kintu cyawe byimbisha. Yezu Kristo. Nukuri nyine ndatwite inda y'amezi 3 ariko ntago ari ngombwa ko ari kubizana hano. 3. Ndi buryo uteshagujwe mbyibajijeho nakubeshye. Square nuse ko ari bikanze. Nese shiri kubera ese Alexander aratwite. Ibyo ntago kwaje uyu munsi. Ibyo tuzabikora tuzabigirira tuzabishakira undi mwanya. Mana we sha muntu y'amatsiko. Ukore kunda. Nanjye mikoro ndaje. Uravuga ngo uri kongorera nze na mikoro. Yego kasha. Aguka werekana indi taragaragara. Sha felicitation Dia. Aya na felicitation se yabyaye. Aratwite. bafana bacu oya mwitubeshyira nta gatwite tutarabishyira hanze ngo dukore uko abantu bibona ariko sinawe wikabye twiteye sheri aho bivuze reka mbigara umva abafana bacu nubwo ari gufata uko mu bireba niba utivugiye ntabwo ari byo bivuze bavuga ko twakoze twakoze ko cose twararyamanye ariko Haleluya umva hano dufitemo umwana wacu w'amezi 3
eguka ari kunyegenza uko wazajya ureka nese gushyira ko wegamye oya sheri ujya uvuga ibintu kandi uko nyine eguka tubivuge dukomeye turatwite inda y'amezi 3 turatwika eguka nyine eguka ndatwite inda y'amezi 3 kandi ye Nyine eguka. anemera Eguka. ntabwo yabivuze niba byumvishe station rero Diane thank you ntabwo uramenye umukobwa umwana utwite ntabwo uramenya umukobwa utwite muri gutuma neshizwa dogiteri ntabwo aratubwira icyo ntabwo ngenda mbere nabyara umukobwa urumva uzabyara umuhungu kuki ushaka umuhungu se yawe ushaka iki abana wumva wabanza utagira iki igitsina se abana we uwo ari we wese we ntacyo yeah ako nimba udashaka umukobwa ndamutse mbyaye umukobwa sinkubeshye nimba nashaka umukobwa ndabivuze ra bavuze ngo umuhungu shuri reba ukuntu amabere yanjye amaze baravuga kumera ngo umwana w'imfura yabaye iki atangiye kugenda asoma ibintu by'amashereka icyo kiganiro tukivuye cyo gutwita utwite byo twabimenye nyine ubwo abakunzi banyu babi ni byiza ariko tubimenye bitari ngombwa ariko nyine nta kundi twebwe turashaka gukora mariage abantu Diane bakabibona oya ariko mwicanga abantu turatwite agatwite twabeshya shuri ukazajya ukinisha abana ariko babwiza ukuri ko twite inda yawe kuba bakigishije oya ari kubabeshya ndatwite kandi n'ikimenyimenyi nzajya mpora mbibabwira none se niba mwavuga kandi muzajya muhora mubona inda yanjye igenda yigira Diane twemere iki ibyanjye twemere ibyawe yewe ninjye nyina w'umwana sibyo ninjye uzi n'ukuri ngenda twite amezi 3 muri nyina w'umwana ajya ahubwo yaramwiteye wamfasha urumva ninjye wowe uzi se w'umwana ariko yamaye yamaye nk'iki ubwo se ninde n'uwo nzashaka ko abasa okay uzahitamo se w'umwana hano se w'umwana kugira ngo ubyemere ko mba ntwika we ni wowe urumva ntabwo wakemera kuvuga ngo turatwite cyangwa ndatwite temera umwana sha ntabwo bibaho shaka kantu niko keza nyine muvuze kuva mwicara ariko nyine afite okay ukwezi n'igice tutababeshye ibyumweru 5 sha ni byiza cyane reka dutegereze umwana iyo ni inkuru nziza itashye kwa Diane ndetse na Alexandre bakunzi babo iby'ubukwe byo nabyo cyangwa ibyo kubana tuzabimenya nabyo nyuma ariko iyo ni inkuru nziza tumenya ariko ni byiza cyane Diane ujye witwara nk'umubyeyi rero guhera uyu munsi witware nk'umubyeyi wigengese muri se iki nitwara aho urahindutse n'ikimenyimenyi ryewe njya n'umushogoro we ibishyimbo se jabo birakera umushogoro shesi uzi ahantu ugiye kubinkurira kwa wa mukecuru umushogoro se ibibabi by'ibishyimbo Diane umva tubwire ibibabi by'ibishyimbo nyine ibyo watwitiye se yigo no kurara mfashishira nyina akaboko ubundi barara gufashwa none byaje none gufata akaboko Yesu akaguru karisi gufata akaboko ntabwo nafataga mu kaguru ahubwo nafataga mu ijosi Diane utubwiye ko umugabo we mu bantu kuvuze ngo watwitire no kurara no gufasha agatoki yego turabana murabana ariko ntabwo turakora ubukwe nabwo muzabukora nta kibazo iyo uri kumwe n'umugabo wawe ni akahe kana gukora iyo muryamye ushaka kuryama nabi ntabwo mvuze ngo murashaka kuryama nabi mukaryama gutya ugasanga yacuramye ugasanga yagukubise ikibuno mu mutwe shiri hari ahantu nambabaza naho urahira imbere uracurama ugahita uzamuka ukikatisha none urambabaza irahira imbere ya kamera niba ngamacurama urahira oya nakuritambika niyo yanyine icyo uvuga ukirahirire sibyo ndahira ibiki nyine ngaho urahira usisi narahira no nakubeshya urahira niba ngamba nabi oya urahirira abantu yani ubwo ni uryama nabi shiri ngaho uryama neza ninjye uryama nabi basi ariko ngiye shiri impamvu uryama nabi wanabyumva kuko mwiti urumva kandi ikimenyimenyi shiri ngiye uryama nabi kubera ko mbashaka kugufata akaboko akora gushaka nani se shiri ushaka ngiye muri tubireke Dia ukimara ko ibinegekana umwana wawe Dia ukimara kumenya ko twita byakiriye gute nyine imbere nari mfite ubwoba urumva ko gisi kunganiriza ambwa ati kwiza gutwita uriya musore n'umubyarira cyane we nari nzi ko nazabivugira kuri kamera gusa nyemara kubyakira ko mwiteye numvaga mbabaye
nkumva nyine ibintu bine complication ntari kwakira neza sibyo complication man mbese kwikomplika mu bantu mu rubyiruko cyangwa mu bantu dusanzwe tuziranye n'inshuti ako nagiye mbyakira ya wenda ndabibona kameramani wawe azumingi cyane we ukoze n'igice ko kwishaka asiboretse kuyerikiriza ngo icara neza we maze wango n'ukwezi n'igice ariko mva n'ibyumweru bitanu n'uko igice cy'ukwezi kiruza ariko ni ibyumweru bitanu ukwezi n'icyumweru kimwe nibishaka narabyishimiye niyo mpamvu nyine ariko ntabwo byishimiye gende wese none iramutse igaragaye no wajya ugenda azagenda gutya like this babyita mbarusha umugabo iki sheri gutya batiyeho gutya fatiye ntugire ikibazo sheri ntugire ikibazo warishimye kimara kumenya ya narabyishimiye ariko nanone nkagira ikibazo cyo kuvuga ngo sheri nzabimubwira gute ariko izi mpamvu se nakekaga ko azabyihakana cyangwa atabyavuga ati se cyangwa atabyemera cyangwa atabyumva ariko ikintu nishimiye cya mbere ni uko nabimubwiye kandi nkabona arabyumvishe abifashe neza ya icyo cya mbere kandi twebwe ntabwo nyine turi ba bantu birukira cyane ubukwe kurusha urukundo twebwe dufitanye nta bushobozi dufite bwo gukora ubukwe bwa danje burenze ako wenda twakifuje ko wenda hari nk'abavandimwe bakifuza kudufasha ubukwe bwacu badufasha pe natwe nta muntu muri ino utifuza ubukwe nta n'utifuza ko yagaragara neza sibyo ariko twebwe nta bushobozi bwinshi dufite burenze uzaza ubushobozi buzaza dufite nyine icyizere inshallah ariko gusa nishimiye kuba mutwitiye umwana wacu afite ukwezi n'iminsi nka 28 cyangwa 29 iminsi twayumvise wikigora dia iminsi twayumvise kandi ni byiza cyane rwose iyo nkuru ikomeze itaha iwanyu kandi muzabyare ngo nakobwa sibyo dia iyo ni inkuru nziza ku bakunzi banyu ndetse no ku bakunzi babakurikirana cyane bari babakunda ni intambwe ya mbere umuntu abateye kugira y'ubuzima bw'umuntu ubwo wenda ntihakurikiraho n'ubukwe cyangwa se indi ntambwe muzongera gutera muzatumenyesha kugira ngo wa mugani niyo myiteguro y'ubukwe nigera tuzabe duhari sibyo dia ugomba kuzaba atarabyara ni ugufatirana dore yuko indi garagara pastor uraba utarebye ikiganiro garagara se buni inagaragara ariko barasezeranye pastor tuzajya kwa Ezra Mpyisi we ntago yita ngo uratwite Ezra Mpyisi basezeranye n'abatwite Ezra Mpyisi kareka ibyo byo kuvuga ngo kanaka ngo yaratwise warabasezeranya aragusezeranya ubugakijye kwa muganga kubyara baca amafaranga menshi Ezra se uzajya kwa pastor mubeshye uvuga ko udatwite kandi utwite ubwo ntago nanone byaba ari byo ubundi se ko ikibazo wanabitangaje utarabivuze ntago yabimenya ariko ntabwo aca na kati mu kiganiro ari pastor uzabona iki kiganiro ntago bari ba YouTube se reka niba ari baba pastor nabonye wa undi sinzi uko bamwita wari pastor ubundi nkamubona ari kunywa inzoga undi niba arabara bakibonera ntabwo yasuza oya ntago ari bari abapasiteri bafite oya aca urase ni pasiteri ngiye nabonye hari abandi bapasiteri bafite n'insengero nabonaga ari pasiteri mbona binamubereye pe ariko nza kubona nk'inzoga ngo muri ko sheri niwe wabimbwiye sheri gusiga buriya mu nguru wabona ngo hari abapasiteri bafite n'insengero bakomeye bafite church twe tuzajya kuba pasiteri ariko nimushaka muzajya no kwa harga waruvuze nde akusundi gutwita ni icyaha hoya nyine mwidini biterwa n'iziranye tubane nk'umugore n'umugabo apana kuva ngo ariko ibintu byaroroshye mwana niyo waba nta dini ugira wishyura amafaranga bagusezeranya ariko bishyura menshi wa mugani wa Diane nawe nta mafaranga dufite ahagije hayo ariko se no tuzapfa tudakoze ubukwe tudasezeranye oya nyine nta cyamuri muri ya gahunda ya ntaje oya impamvu tukavuga ngo twebwe ngo ntagikwe nuko nta bushobozi dufite buhagije pe sibyo ariko kuba ntwitenda twite kandi biri seriye biri byo sibyo ko dufite n'impapuro zo kwa muganga zo kurwite ariko nubwo ari ngombwa basi gusa impamvu twabivuga nuko nta bushobozi twebwe dufite ariko tubonye abantu badutera inkunga tukagenda ubushobozi buzaboneka mana twatwika nk'abandi bose pe tukishima ubushobozi ariko buzaboneka murakorerega muri abantu bakuru muri yeranje mu kazi kanyu habonetse n'abavandimwe rega ubukwe n'abantu iyo uzi kubana neza n'abantu ntago ubukwe bwawe bugenda nabi sibyo
rero ubwo mwebwe mukomeze ubwo gahunda yanyu y'ubuzima ni nziza cyane mufite ejo hazaza uko murushaho gukora cyane n'inshuti zabona ko mufite courage ntago mwabura intwerano mu bantu banyu ba hafi urumva ubukwe ntago ushaka bunda y'ubukwe ibindi biza ari nk'inyongera sibyo dia urumva rero mukomereze aho ngaho rero turi gusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo dia ndagira ngo mbwire nyuma yuko umenya yuko ubu ngubu navuga ko uri umugore we sibyo iyo uri kubana n'umuntu ubona uri umugore we wifuje kuba umugore wa Alexandre kuva mbere ndabizi ko wajya bivuga no muri interview ndamukunda uramukunda pe biranagaragara aho wanze aho uye wemeye kwerekana umusore buryo umukobwa wemeye kwerekana umusore akunda kuri social media umukunda cyane warabyifuje nawe aragukunda arabikwereka kuri uyu munsi wabigezeho navuga ko wabigezeho kuko nta kindi kibura uretse kuvuga ngo ubukwe kandi ubukusha no kutabukora kandi ukubaka ntabwo ubukwe ari bwo bwubaka ariko bibaye byiza kurushaho ni urukundo noneho muri aka kanya muri kumwe umufitiye urubuto mu nda uramukunda aragukunda ni ikihe kintu ugira ijambo mubwira nk'umugabo wawe nk'umukunzi wawe hari igihe ukundana n'umuntu bikagira kumufata akaba nka musaza wawe akaba byose kuri wowe nyine bitewe n'ukuntu mukundana gira nk'ikintu mubwira ikintu nyine namubwira nawe arabizi marambimubwira buri munsi nzamubyarira nyine mbona biri kure none kandi birumva nyine usise kubyara n'amezi 9 dutegereza sibyo ariko nanone muri ayo mezi 9 haba harimo imbogamizi nyinshi cyo namubwira gusa nzamubyarira kandi nizewe nishimiye cyangwa nakifuje ko nafata risike ku buzima bwe bwose kubera ko wenda nifuza kuba umugore yishimira mu buzima bwe kandi kuba mutwitiye ntago ari ikibazo cyangwa nta nubwo ari icyaha nakoze pe ndi proud yabyo ntago naza nk'umunyamakuru nangira bizinda umunyamakuru ntago naza hano kutangazamakuru ngo mvuge ngo bra ngo gutya na gutya ko ukuvuze niko abantu bakubona cyangwa kuba gufata sinitaye kuba zancira urubanza sinitaye kuri comment zabo gusa n'umugabo nyine nkunda gusa mubyarira kandi muhe n'agaciro ubuzima bwose tuzabanamo twaba dukize cyangwa dukennye nzamwubaha kuva yamenya ko umutwitiye umwana agufata gute hari ke yasigaye aguhaza iruti za mbere cyangwa hari ukuntu umuntu muba musigaye muri kumwe cyane nyine agahinduka ukabibona agahinduka nabi cyangwa agahinduka neza ubu ngubu mubona gute nta ke yazirenze kuzoyamaga wenda arenze aho ari kugusa nabonye ko yabyishimiye nko nanjye nk'umuntu urabona ko nyine ari ibintu yakunze mbona ko nyine yishimiye no mwana wacu dufite mu nda ejo cyangwa ejo bundi bizatugirira umumaro n'agaciro wenda nabo babyeyi babyumva uko gusa babifite nk'iby'agaciro ko ushobora kubwira umubyeyi ngo ndatwite cyane ko ngiye nta nubwo ari ubwa mbere nose mu nda yanjye gusa si ngombwa ko wenda bishyira hanze uyu munsi ariko si ubwa mbere nwise tuyo ufite umwana ntuwe naratwise ufite umwana se ibyo ntabwo ari ngombwa ko mbivuga wenda n'ubikenera ku kiganiro uzabimbaza ariko gusa ko bamutwitiye ndabyishimiye Alexandre wigeze ujya kwereka Diane mu rugo kugira ngo aho bigeze kuba twitse wari wategeze kujya kumwereka mu rugo bakamumenya cyangwa batuye bamuzi ariko ibyo kutwita byo ntabwo barabimenya abateganya kuzamubashyira se bagenda ubitubwira abantu ku kanya ngo baratwite ibyo biba ari ibyanyu bikagera bikagaragara none se ubundi watwika inzu ugahisha umwotsi ubundi se natabivuga bazabyerekwa se reka bagomba kubimenya ninavamo bazamenye ngo yavuyemo tukajya kuyikuramo se umwana wande bakuramo ngo ninavuka rese kuvuga kuvamo izavuka ntabwo izavamo umwana wandi bakuramo se sha witeguye gute kujya ku gise amarira menshi hafi aho kurira we nkarira koko
abakobwa benshi batinya kujya kubyara kuko bavuga ngo igise kiraryana. We nta mpungenge ufite? oya ntazo rwose, amarira ubu ngubu ndi kuyateganya we imbere cyane, nta stress mbifite hirya ngibyo. Gusa icyo nsaba Imana cyangwa wenda nakifuze cyangwa nakishyira mu maboko y'Imana, samfashe sinzapfe ngo mpwane n'inda nzaba ndi kubyara, ariko kurira byo ese byiri gutekereza neza. Wowe uvuga ati Imana izamfasha umwana wanjye tuzataha amahoro, wivuga ngo suzapfa. oya gutaha amahoro ni shuwadiro, ngo kwa kundi ushobora kuvuga ngo ndabetingiye Messi ku gitego kimwe rwose icyo kirataha pe, sibyo? Ahubwo icyo nsaba Imana ndayisaba ngo izamfashe sinzahutanwe ariko niyo si byo wibitekereza. ntabwo ndi kubitekerezaho. iyo uteze imodoka ukayicaramo ugenda utekereza ati Imana ifashe simpfe. Asuze ibintu mba nekereza njyewe, mvuga ati ubwo nimba muri iyi modoka twicayemo hapfamo abantu 5 wakabyara we Mana udufashe acupfemo batatu nta ribi, ariko sinaba muri abo 3. Niba ugeze mu byo gufata turakiri ikiganiro nanjye utaza kunyica. Ndibona imvura igiye no kugwana turi gusoza ikiganiro sha, sibyo? Naguhaye promotion yo kujya usuza abantu 2. Nibo nyine nayihaye kugira abantu 2 usuhuza batari hano nyine. Wa mbere batari hano, abari hano ariko ndabasuhuza nyuma. Uko umuntu wa mbere suhuza murumuna wanjye yamwita Clarisse, undi kandi ndamwifuriza ko yagira ubukwe bwiza pe, ndabyishimiye kandi ndanabishaka cyane. Undi n'undi muntu witwa Regis. Ariko Regis urusuhuza oya ni umushuti wanjye cyane pe, nawe arabizi ko ari umushuti wanjye, akina filime. Ndamusuhuje cyane, sibyo? Ni 2 gusa kandi buri kimwe cyose tuganira nkunda ko ari umuntu wenda waha agaciro amagambo mvuga, sibyo? Ntitaye ku undi muntu wari we wese, nkunda ko ari umuntu waha agaciro amagambo mvuga, nta bintu birimo byadanje cyangwa birenze, gusa mu mwubahiro uwo ari we cyangwa wenda ibyo akeneye kugeraho mu buzima bwe, kandi I respect we. Undi wa gatatu nsuhuza na Alexandre. Kandi bari ko nawe nukajya ukata n'inyongezo. Okay, Alexandre nawe ndagusuhuza umuntu muri kumwe. Okay, buretse mwinesha umutwe. Undi wa gatatu nsuhuza na Alexandre, sibyo? Impamvu musuhuza ndamusuhuza nkanamuha n'agaciro kandi nkanamwubaha, nkamubwira ngo thank you kuba yaranteye inda no kuba wenda ibintu byinshi twarabigeranyeho njye nawe, yego turi gusatira inzozi zacu. Undi wa kane ni Sandrine. Keza waya Alexandre, gira ikintu ubwira abakunzi bacu rati. Kandi abakunzi banyu nuko nanjye mbakunda. Gira ikintu ubwira madamu wicaye iburyo ni bumoso. Agize isoni. Bakunzi ba Kigali 250, ndakubwira wowe utarakora subscribe, mwifuriza kugira ngo musaba kugira ngo ukore subscribe, share na comment kuganira byacu bya buri munsi. Twari turi kumwe na couple, mwumvise inkuru nziza batugejejeho, ni inkuru yatashye iwacu, ariko reka tubahe felicitation ku buzima bwabo bugiye guhinduka, hajemo undi muntu bagiye kugira famille nini. Reka twifurize amahirwe n'imigisha mu rugo rwabo. Reka mbasezera, imvura igiye kutunyagira. Bye, tuzasubira.